Nyakubahwa umushyitsi mukuru Minisitiri Bintuntu, ba nyakubahwa muhagarariye inzego zitandukanye, ba nyakubahwa muhagarariye abashinzwe umutekano, imiryango dufite abacu dushyingura none, bavandimwe dufite abacu bashyinguye hano, namwe nshuti bavandimwe mwadutabaye mwaje ngo twifatanye gusubiza icyubahiro no kwibuka iyi miryango yacu, ababyeyi bacu n'abavandimwe bishwe bazira ko bavutse ari Abatutsi, banje kubasuhuza kandi duhorane u Rwanda rurimo amahoro. Nitwa Kanyabitoke Liliane, abandi mwene Kanyabitoke nikora na Simuhuga Dafroza, mwene Nzoga Iroshya, ubwo byongeyeho kuko abenshi ba hano munzi munyita umwuzukuru wo kwa Nzoga Iroshya cyangwa umukobwa wa Dafroza wo kwa Nzoga Iroshya. Narokokeye hano ariko atariho navukiye, nari umushyitsi, nabaga kwa mama wacu wari ushakanye na Simbizi Narcisse tugiye gushyingura none. Iwacu twabaga i Kigali ariko kubw'amateka atandukanye twese tuzi, nari naravukitse ku babyeyi b'impunzi Burundi bari barahunze muri 73 ubwo abanyeshuri n'abakozi birukanwaga mu bigo bya leta. Nkaba impamvu natinze kuri icyo gisekuru cyanjye, sogokuru Nzoga Iroshya yari yarishwe muri 63, sindi bubitindeho ibya mbere ya jenoside cyane, ariko nanone ibyatubayeho ntabwo byabaye kubera ko indege yahanutse nk'uko abapfobya bakunda kubivuga, ahubwo ni amateka aturuka mu myaka yari yarabanje mbere. Ubwo sogokuru ubwo babafungaga muri 63 barabakubise barabica, asiga umupfakazi w'abana benshi harimo n'uruhinja rw'iminsi ari ku kiriri, tukumva ko babajugunye muri Nyungwe. Bo ntabwo imiryango yacu yagize amahirwe yo kwishyingura, niba nabyita amahirwe rero gushyingura inzirakarengane, ariko ubusa buruta ubusa, nabyo byari gushimisha abari basigaye. Izo mfubyi zararezwe bigoranye, mama aza kugira Imana yo kuba igihe cy'iringaniza kigeze bafasha bavuga ko abana b'abakobwa nabo bahabwa amahirwe. Yari umuhanga, ajya kwiga i Nyamasheke, nyuma y'iyo myaka 10 gusa abaye imfubyi, ariko nabyo ntibyamuhiriye kuko muri 73 yirukanywe n'abandi ntiyashoboza kurangiza amashuri, niko kujya gushakisha uko yakomeza amashuri Burundi. Nkaba nshaka no kugaruka ku itotezwa ryagiye riba ku miryango yacu, bageze mu buhungiro babaho nk'izindi mpunzi zose. Data nawe yigaga muri kaminuza i Butare, nawe yirukankanwa n'abandi, ahungira i Burundi, akomeza ajya kurangiriza amashuri ye mu cyitwaga Zaire Lubumbashi. Arangije ntiyari kugaruka mu Rwanda ubwo bumenya byo ku bana b'Abanyarwanda, ariko yabuhaye abana b'Abanyarwanda mu buryo bwe kuko yigishije muri Sainte Scarlatti, yigishaga abana b'Abanyarwanda b'impunzi. Igihe cyarageze rero ababyeyi kubera impamvu zitandukanye baza kongera kwisanga mu Rwanda. Twagarutse mu Rwanda muri 86
nyuma y'imyaka 4 urugamba rwo kwibohora ruratangira. Ubwo namwe simbitindaho, abenshi muri hano muri bakuru murabizi, icyari umututsi cyabaye icyitso cy'abo bari hanze, noneho twebwe twitwaga ko tuvuye hanze, byari umwihariko. Akakomaga kose twabaga tugatora. Igihe cyarageze nyuma gatoya y'urugamba rwo kubohora igihugu, nza ndarwara cyane, nabaga ku Gikongoro, ariko umubyeyi wanjye wari i Kigali amenya ko ndwaye, kuza kunkura aho hantu byamubereye intambara, kuko nta mututsi wagendaga. Aho yakoraga muri elegitorogaze, umukoresha aramubwira ati ntutware ikikuranga, utware ikarita y'akazi ujyane n'amakamyo ajyanye imiti iyo za Cyangugu yo gushyira mu mazi, ubundi uzahindukirane n'umwana, naho ubundi ntabwo warenga Umutara. Ubwo twageze i Kigali, amabariyeri uwo mwana w'imbagwa, mbega rwari urugendo rurerure, ariko ukabona utazi ibyo ari byo. Ubwo yanjye baramubwiye bati rero uyu muntu ntagere mu rugo, ugende uhitira mu bitaro, kuko numujyana mu rugo ntabwo abaho. Twageze ku bitaro CHK, bashaka no kudushyira muri kirinike, aravuga atoya, ati nimumushyire muri sale, kuko bari bamubwiye bati niho hantu hari inkomere ziva ku rugamba n'iki, gupfuka ni buri munsi, nawe azapfukwa agiye mu cyumba, ntabwo bashobora kumwibagirwa akamererwa nabi. Ariko ntitwagumanye, bamaze kunyinjiza ibitaro, bukeye baza kumutwara, kumufungira mu byitso. Ubwo nabaye aho ngaho, ngira Imana, hari abanyefirimiyeri b'abatutsi bakanyitaho, mama ntiyatinze, naho hari aho bamujyanye, yarabatakambiye ati mfite indembe mu bitaro, baramureka, mbona aragarutse. Ubwo igihe cyarageze tuva mu bitaro, ariko muri uriya mujyi wa Kigali bimeze nabi. Ubwo rero nihuse, za 1991 hakabaho ibihe binatumerera nabi, bakatubwira bati mugiye ku ishuri ntimugace inzira imwe, mujye mufata utubido nk'abagiye kuvoma, muce muberereke, ntimukagenda aho munyura mugenda, ngo muhanyure munagaruka. Igihe kikagera, yemwe za Kimironko bagatera mu ngo z'abantu, igihe kiragera tugahungira za Gikondo. Ndabyibuka rimwe ari kuri pasi kubanza muri 1992, mama aravuga ati dusubire i Remera, tujye mu misa y'iwacu, ariko ubona ko ari nko mu rwego rwo kugira ngo yumve amakuru ahari. Tuhageze dusanga byarahosheje, twari turi ku mwene wacu witwa Shyirambere, yabaga i Gikondo, turataha dusubira mu rugo, ntitwasubira aho twari twarahungiye. Uburwayi bwanjye rero bwaje gukomeza muri 1993, uyu namwitaga papa, ababyeyi b'umubiri twabitaga papa na mama, ariko aba babyeyi batwakiriye kuva tukiva i Burundi tukabita papayi na mamayi, niko inaha bitaga ababyeyi, akaba ari uko tubatandukanye. Papayi rero yaje kudusura muri 1993, asanga mama byaramuyobeye, ntaho atamvuje, byaranze. Aramubwira ati rero, ati mu kizungu biranze, zana umwana tumujyane tugufashe turebe no mu Kinyarwanda. Ati ikindi ntugire ubwoba, ndi umwarimu, ati nzamwigishiriza ibyo atashoboye cyangwa atashoboye kuza ku ishuri, yari yaranshyize hano igihe cye, ati nzajya mwigishiriza mu rugo. Nuko twazanye, ariko mama nawe ntiyashidikanyije, kuko i Kigali byari bimeze nabi, hari no mu rwego rwo kumpungisha, niko navuga. Naraje rero muri 1993,
amashuri aratangira ntangira hano igihe cye bahitaga i Paris, byaba byananiye papa yakanyigishiriza mu rugo singire icyo ntakaza, ubwo ariko hakanyuramo tukajya tubona ahantu hakurikiye nk'amasarasi. Muri mba mbona rwose ari nko mu kwa kane gutangiye, ba mama baje kuza ahangaha bati i Kigali bimeze nabi, mama bari baramuteye grenade baramuhusha, ubwo baravuga bati duhunge tuve muri iyi Kigali bazatwicira, n'ubundi muri electrogaze baratwirukanye ntacyo dukora muri uyu mujyi. Bajya i Butare, bageze i Butare bakabona ubuzima ntibumeze neza, baravuga bati tuzi iwacu i Cyangugu ntawamenya. Bageze ahangaha bakora inama y'umuryango, abaha bakabwira bati ese ko naho bimeze nabi ntukanyagwa bazabicana mbere y'abandi. Batangira kuvuga ngo bashaka uko bwari gucya ari kuwa gatatu ngo bajye kudushakira mu Bushenge iniforume batwambike nk'abana bo muri Congo, ngo bazatwambutse dusubire duce i Bukavu dusubire i Burundi, twari twarahasize imiryango. Ubwo byageze hagati abagabo bakuru harimo uyu twibuka turi bushyingure none Narisisi na ba marume witwaga Filipo, aravuga n'umugabo wa mama twabanaga, baravuga bati ariko se tuzahunga twenyine nta nkubiri itagishira, reka ntabwo tugenda dusize abandi bizagera igihe bihoshe. Ubwo bwarakeye hari ndibaza kuri iyo tariki 6 ba mama basubira i Kigali, ariko barahwa kose babanza no kubura imodoka. Ubwo kuri 7 mu gitondo nakangukiye hejuru numva mama wacu ahamagara uyu Manuel yari imfura kwa Narisisi, aramuhamagara yari mu cyumba kiri kure yacu, ati Manuel we, ati turashize Habyarimana yapfuye. Yewe n'umwana avuga ngo icyo kinani se gipfuye bitubwiye iki? Ubwo twabaga duseka n'abandi tubwirana nk'abana, wagera imbere ati kinani kirazutse. Ubwo njye nitekerereza ba marume twari twarasize i Burundi, bajyaga bavuga bati inkotanyi zaraje muri Kigali habaye imishyikirano, nkumva icyari ikibazo ahubwo njyewe kirakemutse, imiryango yacu igiye gutaha. Nuko ariko uko umunsi ushira papa rero yaranteteshaga cyane, nkajya ngenda nkagera muri salo ngasanga afite akaradiyo, ntabwo yakuraga iradiyo ku gutwi. Nkamubaza nti none se papa ntibimeze bite? Ariko ubwo njye nabaga nshaka kwiyumvira amakuru y'iwacu i Kigali. Papa ambwira ati humura nta kibazo, ati ndi kumva BBC na Voix d'Amérique, ati biri kutubaho, ati isi yose yabimenye, ati communauté internationale ntabwo yabyemera. Ku myaka nari mfite communauté internationale sinari nzi icyo ari cyo, ariko nkumva ni ikintu nyine kiri gukomeye kitari butume hari ikitubaho, nisubirira hanze gukina n'abandi bantu. Hashize akanya nibaza ko 6 zari zitaragera, sinzi uwaciye mu rugo aravuga ati Manuel na murumuna we bo kwa Batege babarasiye hano hepfo barapfuye, bari bajyanye inka mu ishyamba ryo kwa sogokuru. Ubwo ninjiye mu nzu nirukanka njya kubwira papayi, yewe ntuzi baravuze umuntu witwa Manuel wo kwa Batege na murumuna we ngo barabarashe. Ubwo nkinjira n'ubwoba nyine bw'umwana, nawe mbona arandeba aseka, ariko mbona ari ibyo kumpumuriza ntabwo bitameze neza. Arambwira ati yewe, ati rega, ati ni hose, ati ni Kigali, ati bamaze kuvuga muri radiyo ko kwa Rando umuryango bawishe. Kwa Rando rero ntihari kure y'iwacu. Uyu munsi nkavuga nti buriya yabaga ambwira ati witegure inkuru mbi yabaho yavugwa. Ubwo papayi niyo ubwo bwa nyuma nongeye kumubona ari muzima, ubanza yaraciye nko kuri salo aragenda. Ubwo iya premidi yose twirirwa ubona hari ikintu cy'icyoba, ariko abantu utazi
ku mugoroba baradufubitse baravuga bati ntabwo turara mu mazu, baratuzamuye batuzana aha haruguru mu kidashira ku irimbi, niho twatangiye kurara. Imvura ikatunyagira ariko butaracya neza tukongera tukamanuka hariya mu Gashamugari mu Barundi, tukajya banika imyenda kuyanika, abota bakota. Ubwo twabaye mu bihuru gutyo, ariko bigera igihe ariko imiryango, abagabo n'abasore bakajya bazamuka kurwana ngo mu ishyamba mu kidashira, gukumira interahamwe zabaga zije bazibuza ko zirara mu miryango yacu yari aha ngaha hepfo ishyamba ngo bitaga mu Gikongoro, twumva ngo barwanye bagasubirayo. Haje kubaho rero igitero wavuga ngo simusiga, ndibaza ko byari nko ku itariki 11 ko bazanamo n'abafite amagrenade y'amabuye n'amacumu, ntacyo byari bikivuze, bicamo witwa ngo Theophile, hakomereka uwundi twakundaga kwita Sororo wo kwa Horomi, we bamujyana ari intere ku bitaro, naho banga kumwakira, umuntu abagwa mu maboko gutyo. Ubwo rero abantu bose uko twavaga mu bihuru, njyewe urumva nari ndwaye, ubwo baragiye bicaye hanze ndabibeta njya kuba nirambitse, nagiye kumva numva abantu bajujura muri koridoro. Ubwo ni Manuel wari ugarutse ngo gushaka icumu rya papayi muri ibyo bitero nyine, nkubitana na mamayi nawe ngo yibagiwe igikoma cy'umwana, kubona babona ndi mu nzu, ati Nikose uracyara, abantu bose bahunze, tugende ibintu byakomeye. Ubwo Manuel yaciye aha, nanjye mama yafata ukuboko, yari atwite inda nkuru cyane ariko afite n'umwana muto ahetse, tumanuka ahangaha ati tujye ku bitaro ariko tutari buce hano mu muhanda. Turamanuka, igihe tugeze hariya hari igiti cya gashirabwoba, twumva imodoka ihinda, yari imodoka y'abajandarume yo kuri komine yakomezaga isirikiramo hano mu muhanda. Tubanza kuyihisha ariko tubona batubonye, batubaza ngo ni kuko murajya he, ngo nta mugabo muri kumwe, tuti ntawe, ngo murajya he, mama yarababwira ati tugiye ku bitaro, ngo ngaho nimugenda. Ariko ubwo yari akuriwe, duhita tumanuka, ntitwaca mu muhanda, duca ku Gasura turaberereka, tuzamukira ku bitaro. Tuhageze ku bitaro tuhasanga abantu benshi, ariko ubwo ahangaha naho hari abagabo n'abasore n'abandi bantu b'abagore n'abana bake, ahubwo bazanye. Ubwo tugera ku bitaro dusanga niho hari kuri paviyo, hari ibaraza twugamagamo imvura. Tubaye aho ngaho, bakajya baguma ibitero bikaza bashakamo abagabo n'abasore, abandi abasiriveya babuza abagabo n'abasore kwinjira ngo ni abagore n'abana gusa. Ubwo tubaye aho ngaho, igihe kikagera ibitero bikaza, nijoro kimwe kiraza kivuga ngo abahutu nimuvemo, abahutu nimuvemo. Twari twahunganye n'abahutukazi n'abana babo, ndibuka nka Mukadamaseni yafashe abana be nyine bagenda babakuramo, bo babagarura hano mu misozi yaha, twebwe tuguma aho ngaho. Noneho bukeye kuri 12 ndibaza, barasa kwica abantu bahangaha, barabarasa, ukajya wumva aho twicaye ababyeyi baritse imitima, kumva bararasa. Igihe rero cyarageze, baravuga bati baraza kutwica natwe, bwari bukeye baraza kutwica natwe. Ubwo barahamagara bati abantu bose batabatije, cyane cyane abana batabatije, imvura yari iri kugwa, nimubuzane baze kutwica tubatije. Ubwo batujyanye, mama nahise mubwira ntabwo mbatije. Nuko mfata ukuboko aranjyana kuri uwo mureko,
ambera amarene, nuko birangiye sinzi uwamuhaye ishapure arayinyambika, aravuga ati humura, ati ubu ngubu niyo wapfa, ati uri umwere kuruta n'agahinja kakivuka, ati kuko ko kavukana icyaha cy'inkomoko, ati urumva rero ko nibanatwica, ati wowe uzajya mu ijuru nta kibazo, ati nta kindi cyaha kikikubazwa. Nuko ubwo ngubwo we kubera yari akuriwe, bari bamaze kumuha icyumba muri materinite, aragenda akajya ambwira ati ntuzajya wumva unaniwe kwicara hasi ku isima, ati ujye unyonyomba bucece uze wirambike iruhande rwanjye, ati ubundi usubire mu bandi, ati bagusanze turi benshi mu cyumba, ati batumerera nabi. Yego, ubwo ndacumbagurika nsubira kuri paviyo nsanga abandi. Nko ku mugoroba arongera mbona araje, yari kumwe n'umumama w'inshuti ye witwaga Fayina, baraje bafata utwana dutoya nanjye baramfata, ati tugende. Tugeze imbere y'ibitaro tuhahurira n'umugabo witwa Ngabo, ati murajya, ati nimupfukame. Tugerageza gupfukama ariko mama yiwe biramunanira, aguma ahagaze. Noneho undi aramubwira ngo mugiye hehe? Ubwo mbona mama yabaye nk'urakaye, aramubwira ati ko batwirukanye mu bitaro se, ati bari bambaye icyumba muri materinete, ati none baratwirukanye ngo nta nzoka ibyarira ngo mu bitaro, ngo nitujye ngo nijye kubyarira mu gihuru, ati ndagiye nyine ngiye mu gihuru iwacu ngiye kubyariramo. Nuko ubwo ngubwo ubona uwo mugabo ararakaye, noneho uwo Fayina aho apfukamye nyine azamura amaboko atangira kumwinginga ko twabonaga agiye gukubita nk'icyo gihiri mama, batangiye gushwana. Aramwinginga ati tubabarire rwose, ati tuzamutse mu gashamugari nta kibazo, aratureka turazamuka tuza ku mugabo witwa Damascene wo kwa Rudoviko, turamusaba tuti atureke tubiwe, aratwangira atubwira ati ntabwo mwaba hano, ati nta muntu nemerewe gucumbikira. Turamanuka, ku ruhande rwaho hari umugabo kwa Saveri, njya mbitiranya, hari uwitwaga Saveri na Karaveri, nyuramo nkabitiranya, ati kwa Karaveri, kwa Karaveri tuhasanga inzu uwo mugabo yarasize n'inkono ku ziko y'ibigori yarageretseho ibishyimbo, mbere yo guhunga dusanga bigisa n'ibishyushye, turicara abo babyeyi baratugaburira turara aho ngaho. Sinzi ukuntu batumanagaho rero, nubwo nta telefone zabagaho, nyuma gato tubona abandi bantu bakeya baraje turaranaho. Mu gitondo haza igitero cyahitwa Ibiguzi. Aha ngaha bari batuye ari imiryango ubona y'abatutsi gusa, tukajya twumva abahutu abo kwa Rudoviko bari badutuyemo, abantu ahari bakabona batadushobora. Ubwo icyo gitero kiraza kimeze nabi, badutera hejuru, basahura ibyo basahura, barangije mbere yo kugenda barahindukira baba barambonye, bati uyu nguyu se we, ati iyo myenda ni myiza kuramo. Nyikuramo, hari akandi kana nako numvaga bakita ngo Jane wo kwa Toro Jane, ko se yari umucuruzi Kamembe, nawe bambona yambaye imyenda myiza, nawe batikuramo. Ubwo baratwambuye baragenda. Ubwo mama wari aho ngaho abakuye igitambaro mu mutwe, arampata ikinga mu gatuza. Nuko ubwo ngubwo twamaze kubona rero ibyo bibaye, mama wa Gasano wa Fayina aba aravuze ati twiguma, icyo gitero mbere y'uko kigenda ngo cyari cy'Ibiguzi, kandi n'uwo Fayina yavukaga Ibiguzi. Ababonyemo umuntu aramubwira ati se nawe naka kuko ugiye kutwica? Undi aramubwira ati ko abatutsi kashobotse, ati ubu ngubu ntacyo umuntu yamarira umututsi. Ubwo barahindukira abona akana kitwa Lise
bagakwa marume witwa Rugasira gahetse umwana, ahita avuga ati ariko uyu nguyu mbarara, uyu nguyu we ni umuhutu wacu turamutwara, ati niyururutse uwo mwana. Ubwo uwo nyina wabo Fayina yari nyina wabo, yari mukuru wa Mukarugasira marume, aramwinginga ati uyu mwana ko babanaga mwamuretse bakajyana. Uwo muhutu aramubwira ati reka, ati turatwara umuhutu wacu gusa niyururutse. Aramwururutse nyine ahereza ako kana nyina wabo baramutwara. Ubwo nibaza ko mu mutwe wanjye byari bitangiye kwisobanura, ntangiye wenda kumva yuko abahutu bo nta kibazo. Ubwo yaravuze ati tuva aha ngaha dusanga abandi kwa Regina. Aho kwa Regina turagenda ariko mama Gasana arabanza aravuga ati kwa Damascene mbere y'uko iwanyu tuhunga bahasize ibintu, tugenda imyenda yawe iriyo, dusaba imyenda baguhe ku myenda wambare, ntabwo uguma muri iyi mpinga wambaye ubusa. Twagiye kwa Damascene, ariko kwa Damascene banyimye imyenda, nababwira nti ese mwampayemo n'ikanzu imwe, sinzi ibyo batubeshye niba ngo haraje abantu bakabibaka barayitwiye. Nuko uko Fayina twabaga twarambaye imyenda myinshi, ampa igitenge kimwe ati kenyera. Turagenda, tugeze kwa Regina dusanga abamamayi bahageze, harimo mu bana be uwo twitaga mukecuru twajyaga kungana, amukuramo agapira n'ijipo imwe, ibyo yari yambaye hejuru aranyambika. Nuko ubwo twicara aho muri iyo mbuga, ubona nyine tutabizi, ariko abana bati iby'abana bari bazima, bakaba bari aho ku ruhande rw'urugo bari kwikinira, bagateka bazana ibiryo bakaba bayiroshyeho kuri izo nkoko z'ibijumba, njyewe bikananira guhaguruka. Ubwo mama yafata ikijumba akagaburira aho agacimburira abana bari bato, bageze arambwira ati rero, ati dore bari no gusimbuka bakagutoneka, ati haguruka wigire kwa Siliveri, ati hariyo Marigarita, ati n'uwitwa Generosa yagiye guteka y'amateke, ati nazajya agira icyo ajya kuzanira aha ngaha azajya agusigira, atari kuba atagutoneka. Ubwo mfata ikibando nagenderagaho ndacumbagurika njya aho kwa Marigarita, nsanga uwo mukecuru yari umukecuru, hariyo na mukuru wanjye wo kwa mama wacu wakurikiraga uyu Manuel witwaga Alice. Nuko mbasanga kwa Siliveri, hadaciye umwanya tubona intebe, haza uwitwa Berenarido kwa Regina, nyine ari mubyara wacu. Nuko ubwo Berenarido aza avuga ati banguka Genero, banguka mama arakuntumye, ati Mukabizuru witwa Bureriya bamanukanye ba bagore n'abana bose, bagiye kubicira kwa Matiyasi, ati kandi Eureliya Mukabizuru arikunda, ati uriya mugore ntabwo ari bushobore kumwifasha ukunda ya mbere kumubyaza, ati ngwino umufashe. Ubwo Generosa yadusize aho ngaho n'akana ke gatoya kitwa Chantal, ajya gufasha Regina kubyaza Eureliya. Dusigara aho, hashize umwanya uwitwa Yosefu wo kwa Rudoviko aba arinjiye. Njyewe bari banyicaje nyine imbere y'urugi aho winjiriraga, kugira ngo mbone uko ndambura ukuguru, yari inzu y'ikigonyi y'ibyatsi. Abarinjiye ati niko sha, bakundaga kunyita Kadada, ati niko shaka dada, ati uraha wenyine? Ndamubwira ndi kumwe na Marigarita na Chantal na Alice wo kwa Narcisse. Ubwo afata itoroshi akagenda amurika no munsi y'urutara, ababwiye Alice ati bashongo, ati nta wundi mwana wo kwa Narcisse uri hano, nta muhungu muri kumwe? Aramubwira ati ntawe, turi twenyine. Ati reka mbasigire rero ubarinda, ati nta muhumure.
ahasiga abagabo babiri bahagaze imbere y'urugi kugira ngo wenda tudasohoka, ariko muri uwo mwanya twumvaga ari ukuturinda. Haciye akanya gato bazana undi mugore nawe numvaga bamwita Verena, ngo nyina wa Baburasanzwe, baramurasiye hano ku kibuga. Umuntu akinjira nkumva igisebe afite kiranuka kuruta icyanjye. Ubwo bamuryamisha imbere aho ngaho aho bazirikaga inyana, nawe aryama imbere nyine nko ku birenge. Hashize umwanya nabwo babazanye uwitwa Nyesi wa hano kwa Kosima, nawe bamushyize aho ngaho. Ubwo tugumye aho ngaho, ariko buri kanya bavuga bati b'abakobwa babiri bakuru nibasohoke, b'abakobwa babiri bakuru nibasohoke. Ubwo njyewe nabaga nzi ngo ni abo bantu babiri bari aho ngaho gusa, kumbe hari igitero cyazengurutse urugo. Ubwo bakomeza kuganira abo bagabo babiri bahagaze ku nkike zombi z'inzu, bavugana ngo bavuye mu misahani Bumazi, ngo uwitwaga uwari burugumesitiri wa kera wa Gisuma witwa Gakwaya Karisiti, sinzi ibyo yari yigishije, ngo umugore we araturika ararira. Ubwo wa mukecuru nabo yinjiye mu kiganiro avugana nabo, numva aravuze ati buri ubwo ari umututsikazi, ati ntibabuze ibyo bavuze bimubabaje. Ubwo akomeza niho yeyuyeho umwenda atwereka icyobo cyari ku ibere cyarajemo infection, aba aramubwiye ati reka bana banjye, ati njyewe se ko n'urupfu rwananyanze, ati dore baranyishe nanga kuvaho. Ubwo uwo mugabo yahise aseka, hata abandi babuze aho baruhungira, ati uyu mukecuru ni umutesi koko. Yahise afata umupanga atangira kumucocera aho ngaho imbere yanjye, ariko umupanga we udatyaye yakubita uyu mutsi aho gucika kikabyimba ukagira ngo ni nk'inkokora. Ubwo barahindukiye abwiye uwo mugenzi ati wantije umupanga utyaye. Ubwo yamuhaye umupanga ubona mushyashya urabagirana, yakubiseho rimwe cya kintu kiba kiraturitse, amaraso aradudubije abanyuzuyeho ku maguru. Ubwo babura twica twese tubura aho dukwirwa. Ubwo akakubita arangije abona umutwe nyine ntutandukana n'igihimba, aba arahindukiye araturebye aho twari twicaye na Alice na Agnes imbere yanjye na Margarita yari ari mu mashyiga hirya, ati ndavuze ngo yaragiye ahari koga nk'intoki, ati ngaruka uyu muntu mumaze kumuhamba, ati cyangwa mubakurikize. Ako rero njyewe banavuga by'ubwana, nkumva nyine baratubwiye ngo tumuhambe, ntangira guhaguruka mfata ikibando ntangira guhaguruka, ndebye Alice aho yari yanyicaye iruhande, ntarindi muze mwihangane tumuhambe. Noneho Margarita nyine uwo mukecuru hirya imbere y'iziko barambwiye, we yanyitaga Mudadani, ati reka Mudadani, ati byihorere, ati gusa urabona muri twese ari nde wahamba umuntu, ati guhamba umuntu biragoye, ati kandi buriya ni impamvu ari gushaka yo kutwica, ati kutwica bo baratwica bitwica baturuhije, ati yicarire. Ndongera ndicara. Ubwo ngubwo igihe tukiri muri ibyo, ariko nabuze aho nerekeza amaso yanjye yakururaga ajyana kuri ya ntumbi, nkabona irandeba, nareba hirya nkabona arandeba, nkavuga uyu muntu ndamuhishaho amaso, nkumva ndashaka nko gufata ikintu ngo mpishe, ko nabonaga uwo muntu andeba gutya wagira ngo afite ikintu ashaka kumbwira. Ubwo nyuma gatoya baba twumva baravuza amafirimbi baratuzengurutse, biratuyobera, baba barinjiye bahagaze, abo babiri bari bahagaze ku rugi babaga bitsimbye gutya, ngiye mbona mu mbuga ariko utabona abantu. Uwo baravuze ati nimusohoke. Ubwo habanje Agnes wo kwa Kosima, kubera ziriya nzu z'ibigonyi uko umuntu yasohokaga yarunamaga, ubwo yabaye nk'uwunamye, baba bamukubise ubuhiri atembagara nka hariya. Ubwo umwe yarasohokaga uwahaga akubita, uwumukurikiye yasohoka wa wundi wahaga akubita. Ubwo Agnes yatembagaye hariya,
Alice yari agiye gusohoka baramubonye baravuze ngo ayiwe, ubwo kuvuga ngo ayiwe asa nk'usubira inyuma baramukubise aragwa, ariko bituma njyewe wari ugukurikira ampulisi nari mfite ikibando nari nciye bugufi, ankubise sinagwa ngo ngere hasi. Ubwo Agnese waguye mbere mbona umuriho afite inyundo hariya bakuza amenyo ari kumujanjagura, bakuza imisumari ari kumujanjagura umutwe. Ubwo umwe yajanjaguraga umutwe, uwundi ku ruhande wari wambaye iby'umukara agafata umupanga agakerera, gutyo bagenda bahana. Ubwo rero bamaze gukubita abo mbangeze hanze, noneho mbona n'icyo gitero, ubwo ni nka insite do sirive, ndababwira njyewe ntimunyice. ubwo mu mutwe wanjye nahise nishyiramo ahari ko abo bantu ari abanyacyangugu babiziranyeho bafite ibyo bapfa, njyewe ntabwo ndi uw'ino, ngenda uw'i Kigali, ntimunyice. Ubwo wari gukubita inyundo asa nk'uhagaze aravuga, ntababwira ni njyewe iwacu ni i Kigali. Ubwo ni nkaho navuga ngo ka kantu ko kuvuga ngo icya gitero cy'ibigozi ngo baratwara umuhutu wabo batwara Alice, ndababwira ni njyewe rwose ndi n'umuhutu, papa wanjye ni umuhutu, papa wanjye yabaga amfase imbere yo kwa Kabuga i Kigali, twarabonaga ukuntu iyo bavaga muri mitingi mu madayihatsu yabo bambaye ibyo bitenge byabo babaga bameze. Ntangira kubabwira iyo sene najyaga mbona i Kigali, ni papa yari umwe muri abo ngabo, nimurankoraho azabamara, ni interahamwe rwose, yambara n'ibitenge. Ubwo mvuze gutyo uwakubitaga inyundo asa nk'uhagaze aravuga ngo mwe muretse bashangu tutikora mu nda. Ubu mukubura umutwe mbona umuntu wari umushumba kera iwacu, mba ndamumenya, mubwira nawe wa mugabo we, ntabwo ubizi ko ntari uwo kwa Narcisse, ukabona aracurika umutwe ntashaka kundeba. Baravuze ngo uwo ninde ari kuvuga, ndamutunga urutoki, nturiya mugabo yaragiraga inka z'iwacu. Nuko ubwo abona ko namubonye aravuga ati yego, ati ndamuzi, ati uyu mwana ni uwa Daforoza, ntabwo ari uwo kwa Narcisse, ati kwa Narcisse ni kwa nyina wabo, atari ko iwabo ni i Kigali, atari ko sinzi iby'amoko ye, ati Damascene niwe nshuti y'umuryango wabo, niwe wababwira uwo ari we. Ubwo baravuga bati Damascene, ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Ubwo twari twicaye aho ngaho, umuntu yaje avuga ati Narcisse wari warigize ikinani ngo azi kuvumbura abahutu bazicwa, turamubonye. Ubwo turarebana na Alice nyine turabyumva ko birangiye. Ubwo rero uwo mugabo baravuze ati Damascene ari hariya mu gitero kiri kwica Narcisse. Ubwo baranshore uwo noneho wa wundi wakereraga aba ari we unshorera. Ubwo igihe ankurura anshoreye amaze gutema Alice, mbona amaso arazamutse, nuko afashe ukuguru arakurubanya agatwe kagenda kihonda, bajya guta mu musarani wo ku irembo kwa Siliveri. Ubwo aranshorera rero agenda ambwira ngo ubuse mbura umuhutu hehe, rwose nicyo ubututsi ubona, sinakubwiye ko ndi uwo kwa Nzogi, umwuzukuru wo kwa Nzoga iroshye, nicyo ubututsi ni mama, nicyo ubuhutu ubona ni papa. Arandeba, ubwo muri uko kuvuga ababonye inyinya, uko Nzoga iroshye nta menyo y'inyinya ahari, ngo ayo menyo ni ay'ibwami, ngo bavuze yuko ngo iwanyu, ubwo yari yambajije ati ese avuka he, ndamubwira ngo avuka i Butare, ati ayo menyo ni ay'ibwami, ati nyereka n'ibiganza, ndazamura, ati aho ntubona, ati mu kiganza cyawe harimo M, ati yo ni iy'abatutsi. Ubwo igihe ntararangiza bazamuye umupira atangira kubara imbavu, ati dore ufite n'imbavu 8, ati n'iz'abatutsi. Mbona agiye kubangura umuhoro, mfata ikibando ndataragurika kuko numvaga imbere aho abantu bajujura, numva ni igitero, nsa nk'uwirukanse, mbanguye muri cya gitero kiri kwica papayi. Ubwo nkihagera nahise mbona umuntu afite ikote rya papayi n'amarinete y'ikote ririho amaraso. Ubwo bari bamwiciye mu mukingo wo mu irembo kwa Siliveri, bari kumanuriraho igitaka, ariko hano ku mutwe n'ibirenge ukimubona. Nuko hejuru yo ku mukingo niho hari hahagaze uwo mubyara wacu Bernardo, nyine ubona ari kurira areba aho bari kwica nyirarume.
hamwe n'uwo Damascene nawe ahagaze nyine bareba munsi mu muringoti gutyo uko bari gutabika papayi. Ubwo nkihagera ndavuga nti uyu muhamba inyuma arantanga banyica. Ubwo mbonye Damascene ndamubwira Damascene uyu mugabo aje kukubaza ngo niba papa wanjye ari umuhutu, nimumbwirire ko papa wanjye ari umuhutu. Ubwo mba ndamutanze nkavuga nti amakuru ndayamuhaye ntabwo ari bumvemo, ubwo njyewe nkiri mu mutwe ko Damascene ari inshuti yo mu rugo. Nuko ubwo ngubwo ubu aba arahageze ngo niko Damascene ngo se uyu mwana uramuzi? Ubwo aba aramubwiye ngo uyu mwana ngo ndamuzi se, ngo bazanye ngo kwa nyirakuru ari agahinja, ngo babaga i Burundi, ngo nyina yaje amuhetse ari agahinja, ngo baje kumwerekana kwa sekuru, ngo ariko ngo icyo nibuka ngo ni uko yari umuntu mugufi, ngo ariko ibyo kuba umuhutu byo ntabyo nzi da. Ubwo numva nawe agiye kumvamo, mba ndababwiye ntimubyumvise ko papa wanjye yari umuntu mugufi, ntiyari umuhutu, nuko Damascene ntabyo azi. Ubwo ngubwo inyuma numva wa wundi wari unshoreye nabonaga ari umuntu wagira ngo ni umuntu wize, aravuze ngo ubundi se ngo uwo muhutu we ngo agiye kurongora inyenzi ngo mu buhungiro i Burundi, ubwo murumva ari umuhutu nyabaki? Ubwo ngubwo nkajya nicuma gutya muhunga nyine ngo ninjire mu gitero cy'abandi, uwo nabonaga yanziye ashaka kunyica. Nuko barambwiye ngo ngo ngaho genda rero, ngo ngaho genda ngo turagusoneye. Nareba nkareba abantu narinze aho ngaho bose bashize, ndababwira none se ninjye hehe? Icyo kigabo kindi inyuma ngo noneho rero reka tukwice ntoya mwiyica. Ubwo ngubwo niho Berenarido yavuze ngo nimumumpe mushyire mama bamusoneye, kuko ubwo twageze iwabo aho kwa Regina ku rugi handitseho Sebahinzi, ati iwacu harahari aho namujyana ntabwo badusenyeye, mama bamusoneye nimumumpe mujyane. Ubwo ngubwo igihe tukiri muri ibyo mbona ka kana Alice yari ateruye k'iwacu gatoya kitwa Tuyishime kazamutse, ntabwo kari kazi kumvuga mu izina, akavuga ngo yani ngo papa yapi, ngo Alice yapi. Nuko ubwo mpita mufata, kuko ku bitaro bari barabambitse abahungu bose amakanzu bakabategesha n'udutambaro ngo batamenya ko ari abahungu. Baravuze ngo uwo mwana se, mba ndamufashe n'uyu ni uwo mu rugo, ngo none se si umuhungu ntoya we ya ni umukobwa. Ubwo mba ndagakururanye Berenarido abarambwiye ati tugende, ariko mbere gato nari nabwiye Damascene none se ko bansoneye wantwaye? Damascene arambwira ati okada, ati nta muntu wemerewe gucumbikira umututsi, ati kereka mama wenyine. Nshaka guhindukira ngo mubwire ariko wabo bakubwiriye ko ndi umuhutu ntiwumvise? Ndavuga nti inkomeza Berenarido niwe yahise avuga abonye Damascene nyine anyanze, aravuga ati ngwino mumumpe mushyire mama we baramusoneye. Ubwo tuba turagiye dusubira kwa Regina. Ubwo mbaye aho ngaho bakajya baza bari gushaka abangaba na ba marume, bakajya bavuga bati muri iyi mpinga imirambo twabonye iya ba Manuel wo kwa Narisisi n'uwo kwa Siliveri na ba nyirarume Rugasira na Ruziga na Felisi ntabwo twababonye, ati kandi nta abandi baba babatunze ni aba ngaba ni kwa Regina nibo babatunze. Ubwo bamaraga kugenda ko hari mu mvura, tugasubira inyuma na Regina tukajya dufata ubutaka tukamena aho banyuraga baserebetse baje kureba. Ubwo twabaye aho ba bapfu bacu bari mu misarane batangira kubora, batangira kunuka. Ubwo igihe cyarageze Regina aza kumbwira nko mu rukerera twakiracya neza, ati yewe ati papayi, ati imbwa zamuriye zamutaye hejuru, ati cumbagure kuze tujye kumuhamba, ati imbwa zigiye kumumara. Ubwo twaragiye, ariko ubwo uko tugenda ariko dushyira ubutaka inyuma yacu ngo bataza kubona trace zacu. Papayi turagenda ukajya ukubita isuka, nyine murabyumva namwe umuntu umaze iminsi, ugakubita isuka ugafunga umwuka ukamanuriraho ubutaka, tugataruka tukajya hirya kubanza uhumeke gato ukagaruka. Tugerageza kongera kumutenguriraho itaka ryinshi ngo imbwa zo gukomeza kumurya. Dusubira mu rugo
bibaye aho ngaho bakajya baza bakadusaka nijoro bakatugwaho gitumo. Ubwo hagati aho ngaho ka kana ka Chantal bari baragakubitaguye inyundo, wa wundi wakereraga kuko yamujyanye agiye kubaza niba papa ari umuhutu. Ubwo abasigaye aho navuga ko ari nacyo cyabarokoye, babakubise izo nyundo ariko ntibongeye gukerera uwakereraga nari namujyanye. Ubwo Chantal umutwe urabyimba, agahanga n'amatama byari byarahuye, amaso yaravuyemo. Ubwo Regine akajya amukanda, ubwo mama we sinzi aho yabaga mu bihuru, tukagira gutya tukabona nijoro ngo ba atwikubiseho, akazana ibintu by'ibyatsi akavuguta, akajya akanja akamucira mu kanwa by'imiti, ibindi agashyira ku rugi akamukanda umutwe we. Iyo yaryamaga kubera cyari cyarabaye ikintu nk'igipurizo kirimo amazi, yararyamaga gutya umutwe aho yahengamiye ugasongora bikajya nk'aho. Igihe kikazagera yahindukira, nuko bagenda bamukanda buhoro buhoro, y'amaso bitangira kubyimbuka avamo. Ubwo ngubwo hahandi rero bamukuye, abari bahasigaye muri urwo rugo kwa Margarita baje kuhagira nk'aho gushyira inkomere. Bahazana umwana witwaga kudakwita Nyiramatama wo kwa Serevati, baramurashe bihinguranya amatako. Habazana undi mukobwa wo ku Ruhinga nawe bari baratemye, iyo umuntu yajyaga kumuha amazi yafataga umutwe gutya ugasubiranya kugira ngo anywe, kuko iyo yamiraga amazi yasohokeraga hahandi. Ubwo wa mama rero wari uri ku Ndewureriya bari bamubwiye bati nubyara umuhungu turakwicana nawe, nubyara umukobwa uzabaho. Niba byari ibyo simbizi, ariko icyabayeho ni uko yabyaye akabyara umuhungu. Yamaze kubyara umuhungu yahise amuterura baragenda muri iryo joro, akana nyine kakirira bahise basohoka bati tuhunge batamutwicana. Ubwo aho ngaho kuko bari abageni, iyo yari inda ya mbere, rero hazanye ikintu cy'igisanduku kirimo ibintu by'ibipfuko. Bamaze kugenda ndebyemo mbona ibipfuko, nkajya mfata nkoza n'amazi cya rwa rusebe rwanjye, ubundi nkataragurika nkajya no kwa Margarita. Ntari narigize infirmiyeri muri iriya Gashamugari, ngewe ibisebe nari bimaranye igihe maze kumenya uko bapfuka. Nkagenda nkogereza abo barasiye hano ku kibuga, n'uwo nguwo ariko wowe ubona nyine ntako wabigira. Narafashe bande nsa nk'umuziritseho ngo bigume ku kananwa gutya, ncisha hano mu kwaha tuzamura urutugu kugira ngo ajye aguma bimeze gutya. Ubwo rero byabaye aho ngaho, haje kuza kubaho inama bavuga ngo ni ihumure. Ihumure yabonetse ngo abariho ngo baze mu manama, sinzi ibyo bavuze ngo bagabane amasambu. Ubwo bari baramaze kujya bafata nk'akana k'ahantu, hari nk'akitwaga Fiacre ngo ko kwa Werarisi, Damascene yaragatwaye akajya avuga ngo niwe uzazungura ibyo kwa Werarisi kuko ngo afite umwana wabo. Ubwo rero abari bariho bajyayo, baza gutaha nijoro, ngo hari umukecuru nyura mama Bashyirambere. Ahageze arababwira ati rwose mwampaye n'agasambu gatoya nzajya mpingamo. Ubwo rero yaragiye nimugoroba, uwo nyina wa Bashyirambere nawe yari yaraje muri ako kazu k'inkomere ko kwa Margarita, n'undi witwaga Mikayirina. Nyine yari inzu irimo abanyabibazo gusa. Ubwo iyo nama irangiye ngo baravuze ngo dore ngo n'aba bagore mwasoneye ngo batangiye kuduteza ibibazo. Ubwo mu ijoro baraje babatwikira muri ka kazu k'igikoni, nuko bo imirambo yabo ngo barakurura nyuma bata mu musarani wari uwo mu gikari, ntabwo babujyanye muri umwe wo ku irembo bashyizemo barize. Ubwo na ba bandi twitwaga ngo twari dusigaranye nabo baba barapfuye. Ubwo nabaye ahangaha mu Gashamugari icyo gihe cyose, ubuzima busa, abantu barashira, abapfuye baba barapfuye. Umuntu akajya aza bakajya banyohereza nko kuvoma,
ukumva ukuntu iyo mirambo iriho ukajya wibaza, nkajya ngira ngo ndajya ku Kagatamo nkumva amafirimbi y'ibitero, nkumva nijya ku Kagatamo biransaba kwambuka umuhanda ntibaranyica bantemye, nkavuga nti reka nigire mu Gatinda manuke ku giti, najya kumanuka kera nyine abantu bakiriho niba ari byo bahimbaga bakavuga bati ku Gatinda haba inzoka ijya ihashoka, iyo yashotse umugezi urakama, nkamvuga nimanuka cya kiyoka kirangira, ariko natekereza umupanga ntoya nkereka ngende nicyo nikimira kiramira kitancagaguye, ubwo nkajya kuvoma mu Gatinda, ariko nabyo bikambera umusaraba, kuko kuhanyura nagombaga guca imbere ya wa musarani barise barimo banuka, kandi kubinuka nkumva ni nko kubihakana, ninabihakanye bwa mbere none ntangiye no kwimuka inkumva isaba. Nuko ubwo nkahagera ngafata umwuka ngaporomoka ku buryo nongera guhumeka, ngeze hano ku muhanda ndenze iyo misarani irimo abavandimwe, mbayeho igihe kiragera ndiyakira, bakajya baza nko muri ibyo bitero batewe bati uyu harya baramusane, ati n'ubundi ubwo kuguru tuzamwica, ubu igihe cyarageze bakajya batubwira bati rega bati nta nubwo tuzabica ngo tubamare, abazasigara tuzabajyana muri Nyungwe, abana bacu bajye baza kubareba baje kureba uko Abatutsi basaga. Icyo gihe nabaga nyine nicaye mu mbuga, ukagera gutya akazuba kaba gatangiye kuva, ukumva icyo cyuka cy'abapfu nijoro ntibazareba impyisi, ukumva ibintu ntibazaribwa zabaga zirenzwe, ukumva by'ibikoko bihari, bikantera ubwoba, nkajya nicara nijoro ni ku bacu twagenda gusenga nkajya gusenga, nubwo Imana ariko wowe kuba jya ugakuze byose ushoboye byose, ubu numva nayibwira ntukomeye mu mutwe, wagiye kunsiga njyewe sindi uwino, sinzi uwunga, abo nari nzi barashize, unsize ndi ikimuga, abana bazi kwirukanka nibo wishe, nuko ubwo naba nkiri muri ayo ngayo nirevoluta, ntabwo nkumva nk'amafirimbi cyangwa baje nijoro gukubita ku rugi, ntireka reka burya nivugiraga wa mwana we rwose ntibanteme, nuko nkaba muri aho nsigaye mbona wagira ngo narasaze, cyangwa naba nicaye inyuma y'inzu nkajya nivugisha ngo ntazibagirwa kuvuga cyangwa nkibagirwa ab'iwacu, kuko nabaga ndeba inaha nkajya nibaza ukuntu nzabaho, nta muntu n'umwe mu by'ukuri baba abo Batutsi bari barashize, baba abo Bahutu, nta bantu nari nzi, narebaga umuntu mu maso mbere nabona abaye nk'umwenyuye nkavuga nti uyu muntu ni umuntu mwiza, ariko hashira umunota nkumva ibyo avuga nkumva reka da, nuko igihe kirajya rero baza ubuzima burakomeza, abana batangira kujya ku ishuri, bakajya bajya ku ishuri, abana b'Abahutu za Bumazi bakajya ku ishuri, igihe cyo hari Abatutsi benshi ubanza abarimu bari barabamaze ntaho bari kujya kwiga, ubwo nkicara aho nkajya ndeba ubu buzima buzongera buba ubuzima, umuntu rimwe ngiye kuvoma nyine nkajya ngira gutyo uturenge, ubwo byari bimaze kugera nko mu kwa gatandatu wenda imvura igenda amaguru make, nkagenda mu muhanda nkareba ku mpande nkabona nabaye nk'umuyobozi w'aho haruguru, ntacyo nkikanga ntawe, reka da, ubwo rimwe sinibuka uwambwiye ati rega ati barakumenye, ati musaza wawe ari ahantu hitwa i Nyarushishi barunze abantu, ati diregiteri w'intendezi, musaza wanjye Kanyazitwa cyane yigaga intendezi, ngo diregiteri wabo yafashe abana b'Abatutsi bose abajyana i Nyarushishi, ati rero ati kuba tutakwica ntabwo ari uko tukuyobewe, turabizi yuko
ntabwo Kanyarutocyaro yaba ari umututsi wowe uba uri umuhutu, ati ubundi ataho amezi ageze aha ngaha ubu hano mu muhanda harasigaye hagenda abahutu benshi bahunga bajya muri Kongo bavuye za Kigali, najyaga nza nkitsimba hano mu muringoti ngo ndunguruke ndebe ko hari uwo namenya, ariko nanone numva ntashaka ko hagira umenya akaba yavuga ibyanjye. Ubwo uwo mugabo aravuga ngo turabizi ngo aho twashakira twakwica, ariko wowe ntaho wajya, ngo Kivuguru se wagerayo. Ubwo kera karabaye Generoza aza kuza aje gusura ako kana ke ka Chantal kari kamaze no koroherwa, aba arambwiye ati narabimenye ko musaza wawe ariho ari i Nyarushishi, ati ubu rero ni ukuzashaka uko tugenda. Mbese Generoza kubona uko umeze uku, ubu nzava hano ngere i Nyarushishi tugeze abantu duhura ko muzanta mukikanka nzabikira gutanga toya, ati tuzaza dushaka uko dutwara inkomere nawe n'abana bahitwa kwa Kwibuka bari barabatemaguye babata mu musarani babakuyemo bakajya babakura inyo mu mubiri, ati bariya abana rero ati nabo ati tuzaza n'amashantari, uwo ako kana ke ka Chantal bakitaga amashantari, ati humura ntabwo tuzabagezaho tuzashaka uko tubagezayo. Ariko nakumva ko aho hantu hari umuvandimwe wanjye ushobora kuba ukiri ku isi, nkavuga ngo nzajyeyo wenda mpfane nabonye. Nuko ubwo rero baje kuza baradutwara tugenda turuhuka turambuka duca hafi y'icyayi Shagasha, nuko ngera i Nyarushishi. Nyarushishi narahageze nsanga abafaransa baraje, abantu nyine baratangira musaza wanjye sinzi ngo niba yari afite inshuti y'umusirikare w'umufaransa yajyaga ajya gutekera, yari yaramubwiye ati mfite umuvandimwe uri mu misozi Gashirabwoba uzamperekeza, ngo uwo muzungu akamubwira ngo combien de kilomètres à vol d'oiseau, mbega mugereranyije uri nko mu birometero bingahe ngo udushushanyirize, undi bikamuyobera, ariko ndahazi rwose muzaze mumfashe. Ubwo igihe bakiri muri ibyo bamubaza ubusa agiye kumva yumva nahigereye, ubwo ngubwo abarekera aramubwira ati wa muntu yahageze, baramfata banjyana mu ihema ryabaga aho ngaho ryari ivuriro, baratangiye nyine baramvura na ba bandi twazanye, buhoro buhoro uko bagenda bajyaga bashyira muri uwo mwobo nari mfite mu kuguru bagashyiramo imiti imeze nk'amakorogate, igufa ryagaragaraga buhoro buhoro ukajya ubona inyama ziri gukura. Nagiye kuzava i Nyarushishi cya gisebe gisa nk'icyagize, ariko ubwo Abafaransa baje no kugenda haza abamintwari. Nyuma yaho tuza kumva hari umuntu ngo iwacu kwa papa bari barakodesheje igipangu cyabo, ngo bari abahutu b'abayemuderi Twagiramungu bari barahungiye i Kamembe, bamenya ko turiho baza kudukura i Nyarushishi, bati uwo mugabo yaciye muri Zaire ajya i Burundi, ati yagiye mu Nkotanyi nibishoboka azaza kudutwara. Tubaye aho ngaho ariko bwari mpindukirana uwo musaza wanjye, ariko aha hantu turi urabona abo bantu batazatwica, mu mutwe wanjye numvaga nta muhutu ukiri umuntu, icyizere ugirira abahutu ugikurahe? Akambwira atoya taba n'abana beza turabona baje kudushaka n'iki rero bikomere bazaduhindukana, Damascene yaraduhindutse. Ubwo nkamubwira nti uzi yuko mama bagiye kumwica aho kwa Matiyasi, ati babagezayo bamaze kumwicira abana bamuza, arababwira ati mumbabarire mbahe amafaranga, mfite amafaranga kwa Damascene ntimunyice. Ntiyagera kwa Damascene akamwima amafaranga. None uzi ukuntu bari inshuti n'iki, none wowe urambwira ngo aba ngaba jiste kuko bakodesheje inzu n'abantu. Ubwo umusaza wanjye agakomako. Ubwo icyo gihe bamaze kwica abo bavandimwe nyine baretse mamayi, niho nanamenye ko sogokuru bamwishe muri 63
kuko yaraje ageze kwa Regina akavuga ati ibyo mboneye kwa Matiyasi biragatsindwa, ati igihe cya ba data ati barabishaga bagasiga abapfakazi n'imfubyi, ati ariko ngewe dore bamazeho urubyaro n'iki, ati biriya ibintu ibi ngibi biragatsindwa. Ubwo nyine yarahageze arangije ati ahubwo reka ngende, asanga ka kanya ka Tuyishime bari bandekeye, aba aravuze ati muramukazi we nyine Regina ati rero ati wagenda wagira uyu mwana ntumutware, bamusoneye na Liliane. Mama yaramubwira umugani ati aho umubyeyi aguye bahatora ingobyi, ati umwana ndamujyana, ati ntabwo namusigaho nzagwa, ati ubwo tuzapfana. ubwo nuko nabumvaga nyine ibyo nari naboneye kwa Siliveri n'iki numva nazezerengeraho ndyamye mu rutara bikananira kumanuka ngo ngende nibura mbasuhuze, ariko n'Imana yavugaga ati nugenda nawe ntagusiga. Nyine abagombaga gupfa nyine n'uzakira ngo azaba ari inkuru. No, ubwo abantu baragiye, nanjye ba bandi bari Kamembe baducumbikiye ngahoza ku nkeke, musaza wanjye twasavuye ahantu twaviriye ikinyabishusho umugabo wabo bavuga utaza zo kugira ngo tuzahagwe. Ubwo rero igihe cyarageze twumva ngo inkotanyi zaje ngo bari gukoresha inama muri stade, abantu bumva ntitugende ntusiga, ati wagumye aho ngaho wowe ntawe ushaka kunsiga, baravuga ngo inkotanyi zaje nawe ngo nicara turajyana. Ubwo turashorerana tugiye kuri stade, ariko wareba utwo twana nabonaga ari utwana tungana dufite ibibunda bidusumba, nkavuga ngo utu tuntu nitwo twatsinze. Aho nari ndwariye muri 90 hari bazanaga abasirikare ba fare barashe abo baza kubasuzumura ibintu by'ibipapa bingana gutya, ndeba utwo twana nkajya mbwira turiya nitwo twirukankanye bya bigabo, ati nuko ubwo bakoresheje inama bakajya batubwira bati n'abari yuko nyine abahunga bava za Kigali bari bacyambuka bajya muri Kongo muri Zaire, bati n'abariya bahunga mubabwire ko u Rwanda ari amahoro basubira inyuma ntacyo bahunga. Barangije baratubwira bati abashaka kandi gusubira inyuma muri zone y'inkotanyi bati tuzashyira ibikamyo kuri aeroporo muzasubira inyuma. Nabwiye Alain njyewe rero ntitushake twaba tugiye kwicara kuri iriya aeroporo ntabasubira, aratoya ati tugende nibura dusezere. Ubwo dusubira hahandi turabasezera mu gitondo, igikamyo ubanza cya mbere twari tukirimo, turagiye twari abantu benshi nyine muri ibyo bikamyo byabaga byanditseho UN, tuza kugera mu rugabaniro ngo rwa zone Turquoise n'inkotanyi, ubwo ngubwo baduha nyine ab'inkotanyi, turakomeza tujya i Kigali, batugezaga hari kote ya za Rwandex, turagiye tugeze za Giporoso turazamutse, ariko ubwo hagati aho tuzi ko ku isi y'Imana ari twe babiri turiho, ariko twavuga tuti batubwiye ko Kigali ntabwo bagize umwanya wo gusenya amazu, tuti buriya iwacu niba abo ba marume baratashye tuti buriya bazajya mu mazu y'iwacu, niba kandi badahari hari abandi bavuye hanze, tuzababwira tuti nimufate inzu imwe natwe dufate iyindi, ubundi bajye batwishyura tubeho. Nkamubwira rero wowe uzagende usubire mu ishuri, ngende ntabwo kongera kujya mu ishuri cyane cyane bicarana n'abahutu, ntabwo bizavamo. Ubwo akambwira njye nzakubera umuyaya ntibatazanakuroga. Ubwo nyine agahora akomakoma, ubanza yarabonaga mu mutwe ahari byarivanze. Ubwo twarazamutse tugeze ahantu kaburimbo yarangiriraga, urebye aharikiye ubu tuhura n'umugabo twari duturanye, ndamubwira uriya mugabo yitwaga Shabani, sinzi niba akiriho, uyu mugabo ndamuzi ntiyajyaga aza kubaza mu rugo. Ubwo mugabo turamuhagaritse, ndamubaza ni nta nkuru yo kwa mama Kadudu, mama bamwitaga mama Kadudu muri iyo karitsiye, ni nta gakuru waturusha ko haba hari umuntu, ahita atubwira ati mama Kadudu ariho, ataba hariya kwa Kosimo. Twahise twirukanka
tugeze imbere ndamureba ntikoko se murahazi, ati si wowe wabanaga na mama se, ati ahubwo se wowe urahazi. Tuhindukiye wa mugabo ngo tumubaza hariho iratuyobera dusanga twapfuye kwirukanka tutanazi naho tujya. Ubwo ahita ambwira tumva ati niba mama ariho ati buriya agera na Nyagatovu iwacu, ati ngwino tugende tureba abahari baratugeza kuri mama. Ubwo turagenda dusanga hari abantu wagira ngo ni nk'impunzi bicaye aho ngaho, amazu yacu nubwo batari barayasenye ariko wabonaga za inteributeri n'iki barabikuye. Turababaza tuti abantu bene uru rugo murabazi? Bati turabazi, tugende tujye kubabereka. Nuko baratujyana, twageze aho nyine batweretse, dukubita igipangu dusanga mama yicaranye n'umuntu w'umusirikare w'inkotanyi ari kumubwira ukuntu yagiraga abana muri zone Turquoise bamwishe. Uburyo ubwo twarinjiye arabanza mbona abaye nk'uhungabanye, akavuga ati ni ngaba twayoberwa ibyo ari byo. Natwe twamubwira tuti ni twebwe mama, ni twebwe. Niba yarabonaga turi simbizi, ahubwo akankuraho akambwira turacyariho, ndacyariho, akabureba hari. Nuko ubwo tugira n'ibyishimo by'uko tuhageze n'iki, wa musirikare nyine arasezera aratureka. Ubwo tubonana na mama gutyo, dusanga abana twambaga inda imwe kuri mama bose bariho. Nuko ariko tuza gukomeza kubaza amakuru, tuza kumenya nyine ko kwa papa na muka data bo n'abana babo bose bo bashize, nta n'umwe wasigaye muri urwo rugo. Nuko ubwo rero ubuzima bwa nyuma ya jenoside bwarakomeje, mama haba intwari cyane, igihe kiragera yohereza Manuel, we yari yashoboye guhunga na ba marume bararokoka baca muri Congo bajya i Burundi baza kugaruka mu Kigali. Igihe rero cyarageze arababwira ati mufate aya mamodoka yakoraga amatagisi, ati mugende mujye muri iyo nkambi Nyarushishi, ati umwana wese musangamo dufite icyo dupfana cya hafi n'icya kure mumusabe. Ubwo baraje nabo bajya i Nyarushishi bafata abana ari abo ngabo ba bene wacu akagiye karokoka, ari abo b'inshuti zacu. Nuko barazana ku buryo iwacu hari igihe twari nk'abana nka 20, tukajya tuvuga dusubiramo ibyatubayeho, ku buryo nk'ubwo umukozi wabanaga na Manuel nawe bagereye kuri wa mugore barashe mu ibere, ndi kubabwira uko byagenze, mpindukiye mbona uwo muhungu yitwa Buregeye ari kurira. Tukamuserereza tuti ikintu kikibwa urarira uri umuntu w'umugabo, kuko yaraturutaga. Arangije araza arampobera, arangatirira ati urakoze, ati ntabwo ndi kurizwa no kubabara, ahubwo umbwira urupfu mama yapfuye, ati uwo muntu wavugaga yari mama. Nuko numva mbuze iyo mbwirwa, kuko twabaga tubivuga nk'abatera burage. Nyine umwe avuga ati narirutse byagenze gutyo, undi ati ubwo ndi kubabwira umukecuru w'umutesi, ati yavuga. Nuko ubwo tubaye aho ngaho, igihe kirageze umuntu adusubije mu mashuri, abari muri primaire turize turarangije, farije nayo iza kumufasha nyine kuturihira, tugirirwa ubuntu turiga turatsinda, nza kubona na bourse ya leta njya kwiga i Butare, ariko niga EPRM n'umwaka wa mbere, mbonye amahirwe yo kujya mu Bufaransa. Ho mpageze i Butare nigaga amateka, kandi ubwo niga i Butare bajyaga batubwira ibitabo byo gusoma, umwarimu agasanga ibyinshi namaze kubisoma, kuko narahageze bari baratubwiye uko ba papa bahabirukanye muri 73, habagamo inzu yitwa Batima. Ubwo data wacu yajyaga atubwira ukuntu ngo papa yari umusiporutifu, baramwirukankanye ngo babonye bagiye kumufata muri iyo Batima arasimbuka agwa hasi. Ubwo ngeze Batima nkumva bimwe bavuga ngo ikivi cyanyu tuzacyusa, ubwo umutima wanjye uvuga ni papa
ubwenge ntabwo mbuze, ntibuzayiga bamwe bakubujije kwiga, iyi batime buri muryango ubanza nzawinjiramo. Ubwo ariko ngiye mu Bufaransa nigaga amateka, ahantu njya mu Bufaransa njya kwiga amategeko, nk'aya mvuga nta karengane kadukorewe, nabyo umuntu aba akwiye kubimenya. Naje kurangiza amashuri ngira masters muri droit public, ubu ndakora, mfite abana 2, nariyubatse, ndiho neza. Ni bwa buzima najyaga nibaza, aha muri aka gashamugari niba ubuzima buzongera kuba ubuzima ndagira ngo ababyeyi bacu bari aha ngaha babwire yuko ubuzima bwongeye buba ubuzima, yewe bunarenza ko inkotanyi batwishe batuziza zafashe cya gihugu, ko kwa kuntu ababyeyi bacu bavaga mu buhunzi Burundi baje kwereka abo basize inyuma ko babyaye, bakaza ngo basesera za Nyakizu. Uyu munsi mfata Rwandair mu gitondo nkarara i Kigali, nkazana abana bakaza kwibuka, nkabereka ibyabaye nubwo ntazi uko mba mbibabwira. Umukuru ejo w'umwaka ushize twari twazanye mujyana mu itongo aho papa yari ari, tugiye gushyingura mu cyubahiro, none nkamwereka ntaha hari ku irembo, aha hari mu rugo, n'uyu yari papa wanjye, ubu ni sogokuru wawe, tukamanukana nkamwereka bene Rudoviko, ni dore abangaba nibo bamwishe, yari yarabahaye inka. Ubwo mbere yo gutaha turazana, ngwino nkwereka sura urwibutso. Arangije biramuyobera, arebye imyenda ati none se, ati ko mbona harimo n'utwana, yari abonye utugofero tw'abana mu myenda iri hariya, ati abo bantu ati bicaga n'abana, nkumva ntimuri mu nda. Gahunda yari iyo kuturangiza, biza kumuyobera. Ageze ku masanduku arambajije ngo none se ngo tusase sonde wisiki, ugashaka kumbwira ngo aba ni abatutsi? Ntariko babitaga abatutsi. Ati none se ati ubu abantu twagiye duhura nta bicanyi barimo? Ntoya, nta bicanyi barimo. Ati rewutura, ati sowu, tambwira ati wisiki sonda reserike, ati baraha mu maserike, ati nababonye abo batutsi bo bari mu maserike, ati abo bahutu bo bari hehe? Yewe ati ubu nta kintu badutwara. Ntoya, abatutsi nyine baraha mu maserike, abahutu bari mu mapurizo barafunzwe, nabo wabonye hanze bandi ni abanyarwanda. Uyu munsi hari abatutsi bari mu masanduku, hari abahutu bari muri purizo, hari n'abanyarwanda bari mu Rwanda. Ati no, ariko ukabona icyo kintu aho babereka hano mu bimenyetso, akaza kongera kwicara. Ariko ati ba bantu harimo n'abanyeshuri, ati nabonye amakaramu, ntiharimo uko tubona ukuntu ubuzima ni uko bwari bumeze, ni kandi burakomeje. Nawe nukura ubwo tuza kugira ngo ntaruka, papa yari yaje ambarisha amakorosi yo muri Nyungwe, tugezemo nawe ndamubwira ntibara amakorosi yo muri Nyungwe mbere kurusha nyoko. Ubwo mpita nti nawe igihe uzagaruka uzanye n'abana bawe, ariko nacyo ntuzagitegereze n'abo muzigana, ujye ubabwira aya mateka ni ayacu. Ati buriya ziriya serikare zose ati bazifasha ADN, ati basangamo utuntu dukeya twacu. Bariya bose bari imiryango yacu, bari amaraso yacu, wasanga ari abacu. Kandi ni naho ugiye ntujye ubibabwira, ntabwo ibintu byatubayeho biba bigomba importe ku isi aho umuntu yaba ari, ntibikazongere kubaho. Arangije aranyitegereza ati mama, ati noneho ndabyumvise, ati impamvu buri gihe ati sorti y'abanyarwanda injyanamo ariyo muribuka. Yewe nterega buribuka, ntibuka niwo muryango wanjye. Mu Bufaransa nahageze nta n'inyoni mpazi, ntari kujya ubona uyu munsi abatonto n'abatantu ufiteyo, bariya bose nabo namenyaniye nabo.
ati ati u Rwanda, ati buriya se kuba umunyarwanda, ati ndumva bitandukanye n'ibyanyu. Ubwo ambasade yari iherutse gutumira abana b'abanyarwanda muri ibi bya Visit Rwanda, ati bazaze kureba umupira wa PSG baba twatwana duherekeza abakinnyi. Akajya ambwira ngo njyewe ntabwo ndi nkawe, ni gute? Ati njyewe ambasade ati iranzi, ati yarantumiye irambwira ngo nze kureba Visit Rwanda. Nguru u Rwanda rutari urwa twebwe n'ababyeyi bacu babayemo. Ubu dufite u Rwanda rudukunda kandi turi fiyeri yo kuba abanyarwanda. Ubu ngubu gahunda niyo yo kugira ngo ibi bintu bitazasubira. Ariko byo nicyo nagira ngo nisabire abantu muri aha, cyane cyane abo mu myaka yanjye, abakuru bo bararenga duhinguka. Icyo gihe byabaye turi abana, none ubu duhetse abandi bana. Ababyeyi bacu ntabwo twebwe bagize amahirwe yo kuba mu Rwanda rutubwira ibyababagaho ngo banatwigishe buryo ki twabibamo. Nk'ibyo nababwiraga ntibyarabaye nkumva n'iby'abanyacyangugu. Uyu munsi dufite inshingano yo kwigisha abana bacu icyiza cy'igihugu kitarobanura. Gusa ababisobanukiwemo nabo bakadufasha uburyo ki tuzabwira abana bacu ayo mateka tutabahungabanya, kuko ishyano twaboneye muri uru Rwanda ni indengakamere. Ikindi ndashimira ubuyobozi. Uyu munsi umuntu araza yakandagira ku butaka bw'u Rwanda ukumva uri iwanyu, ariko naho mu mahanga aho turi ijambo turarifite, ntawe udukumira. Twahageze nko kwibuka ku itariki 7 twajyaga kujya kwibuka abapfobya bibutse kuri 6 batubujije amahoro. Ariko uyu munsi impande zitandukanye z'isi tuvuga amateka yacu, tuhagira inzibutso, tugira aho twibukira. Ni ukuvuga ngo muntu uri hano, ibyo tuvuga ntabwo namenya uko mbigusobanurira, ariko ikitubabaza gikomeye ni ukuba uyu munsi tutazi aho mu muryango wanjye, haba kwa papa haba kwa mama, uyu papa niwe muntu wanjye nakinguye, navuga ngo muntu wanjye. Abandi ari data, ari muka data, ari abana twavukanaga, hari yewe n'abandi nk'abo ba mama bandi twumvaga ngo barabatwikiye runaka. Ntawe uzi amakuru y'abantu bacu. Niba amaso yacu atarakubonye, umenye ko amaso y'Imana arakubona. Muduha amakuru, nicyo cyomoro cyonyine dusigaje. Nibura abacu tubapfunye, tubunamire, tujye tumenya. Ntiwumve ngo umuntu wanjye yabaga i Kigali niba ajya ku Gisozi cya Rurabo. Ntabwo abantu bacu bishwe n'isasu ryigendera. Abantu bacu benshi bishwe mu bitero mushungereye. N'iyo wabaga uri umwana, ngewe babwiye ibi ngibi uyu mwanya wose nari maze amezi atagera kuri 6 hano. Abantu baha ntabazi, ariko mwumve ibyo nahamenyeye. Wowe wari umwana ahangaha, uba mu ngo z'izo nterahamwe, baba baso, nawe ayo mateka arakureba. Bwira abantu, wiraga umwana wawe ibanga ribi. Itandukanye n'icyayi cyaha ni gatozi. Ntabwo byari bikwiye ko tugera uyu munsi tutazi aho abantu bacu bari, tutazi uko abantu bacu bapfuye. Hari ushobora kutubwira ngo rega nabo barapfuye. Yego barapfuye, ariko hatemaga umwe hashungerewe na 50. N'uwabaga ubuse ko nababwiye ibyaberaga mu ishyamba mu Gikongoro nabaga mpari, baratahaga bakavuga. Bivuge niba utaranabihagazeho, nibura tumenya aho duhera dushakisha. Ikindi dukomeze dushimire kandi ntituzatenguhe leta yacu itugejeje ku byo tugezeho. Ejo bundi uwibukiye kuri 7 ku Gisozi yaravuze ngo iyo inkotanyi zidatsinda ngo ubu ngubu ngo baba bamwibukana n'abandi. Aho nari nicaye muri salo mbikurikira ndaseka, ariko ye baba kwibukana n'abandi, si ayo mahirwe bari kuyakura. N'izi nzibutso dufite zishyinguyemo abacu mu cyubahiro, nayo ni kado y'inkotanyi. Ubu ngubu
batanazi irengero ryacu nk'uko ba sogokuru tutazi irengero ryabo. Umuntu anyura muri Nyungwe buri giti akakireba akavuga ati komeza umbikira abanjye. Mukomere, dukomeze twiyubake kandi duharanire yuko ibyatubayeho bitazongera. Murakoze kandi mumbabarire kuba wenda nabatindiye. Umunsi mwiza.